Mama. Rekira nk'ibisenge. Byo muganga tukubwira. Ma. Musaya nihangana. Mama. No. Mama abahungu bawe ni Julius bandi mama wabagahe. Ma uri kumbona? Uri kutubona. Ma. Kubona buhoro. Kukubona zanga mzamu. Ngusuza kanizere ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye ibirasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Chekechua mwatakina n'abana ukina n'abanyana so batandukanye mu bice bigiye bitandukanye nsibanganya inkuta na senyenanga isara mitima kubakurikira Kigali News 5 ngurama mugaye twizere ko mufite ubuzima bwiza mufite amahoro mu mitima yanyu ndetse nizere ko mwamaze gukora subscribe like channel na comment nezera ko kandi mumeze neza aho muri hose abari mu Rwanda rw'imisozi yombi abari mu ntara ya diaspora muri Canada muri Saudi Arabia n'abari muri United States mwese nize ko meze neza Mozambique muri Ethiopia abagande abanyakenya abarundi mwese nizere ko mumeze neza cyane aha magaze ni inkuru ziba zitandukanye mbanashaza kumenya numvishiye bakora ibikorwa byiza ndabagana nakumva bakora ibikorwa bibi nabo nkabagana kugira ngo menye wagwane bimeze bite gahunda zabo ariko ahangaha twibere turi mu karere ka Nyamasheke Cyangugu Nyamasheke dukata hirya no hino hajyatandukanye mu nkuru zacu tuba dushaka kubasangiza uno munsi ngiye kubita icyo bita gitumo mwari mwumva ariko gitumo naravunitse ariko ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala nizere ko kandi mujye gukurikirana story yanjye hari umuganga gukora byinshi bigiye bitandukanye uyu nahoze mwumva cyangwa namye mwumva buri gihe agaruje ngo ibyibwe atanga ngo mitungo abakobwa bataye ingo abagore bataye ingo abagabo bananiwe buri kimwe cyose haba mu buri no mu bigiye bitandukanye ubu ngo ngiye kwikomereza bahaturangiye kamera bahaturangiye twigendana ariko kwibutsa ko ubu ngubu mu maraso mashya mu mpinduka nshyashya mu majwi n'amashusho ubwo nutumva amajwi neza cyangwa nutabona ishusho ryiza uzamenye ko ubiri inyuma ari Hassan ariko nawe ntabwo yegera nanirwa kereka iyo yigirishije tugiye kugwa gituma umuganga yaba ari kumwe n'abarwayi atari ko n'abarwayi yaba hari yaba adahari ariko gahunda zose ni ku murongo nashatse kumuhamagara nigira umurwayi amadresse n'ahantu hose ndashaka kumenya ibyo yakora nibyo ntagare muri babateka mutwe ntagare mu babamwitirira ariko mu yindi nkuru yanjye uyu muganga subwamire dukoranye so mwame dukoranye ariko abakoreraga byagenze bite yahimutse kubera ihe mpamvu ese ni yaba yari umuntu amafaranga ye bikarangira yimutse ubu nta kibazo mu karere ka Rwamagana ari Nyamasheke nizere ko bumeze neza gake sinya ninya umwana w'umuntu ninya Allah ariko nanone nkakora neza kugira ngo akazi kanje ka buri munsi kagende neza tugiye kumugwa gitumo ratubwira impamvu yaje naha nabo tubasange tubabaza impamvu bahari niba batanahari turamya buri kimwe cyose gahunda zose zigende neza Beretse atugurukana asa kukibakorera mu tuzu muto aragenda nyine yagiye ku kazi bisanzwe tegereje akaza turaheba umunsi wa gatatu Emwe nari mukumbuye ariko ubundi buri gihe uhora ugenda uza kunde wari nkumbuye se ubundi icara hasi icara ngaho hasi Nyamasheke mwari murahari turaho nyine nase mumeze mute abavandi muze banyemere nkabavugisha ngaho bavugisha mumeze bite Namahoro ubugira ubwoba nta kibazo namahoro 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 ko muri hano
wenda tangira umubwire ko bimeze. nyine ngewe nitwa Julius Bandi ndi umuvandimwe n'uyu nguyu turavukana rero ikibazo nyine cyatuzanye ahangaha kuko ngewe n'uyu muvandimwe twabuze umubyeyi wacu urumva noneho nyine yabyutse mu gitondo oya ni mama kuko papa we ntawe dufite nyine ni mama wenyine dufite adufite turi abana babiri nge n'uyu muvandimwe rero twarabyutse mu gitondo nyine turabyuka nari ngiye kujya mu turimo n'uyu ngo agiye mu turimo mama nyine abyuka nawe nk'ibisanzwe arabyuka ajya mu gitondo cya kare nyine ajya mu kazi ko yabyukaga ajya mu kazi aragenda nyine twumva ko agiye ku kazi nimugoroba nyine isaha yo gutaha ntiyaza tugira ngo wenda ni nk'ahantu yaraye nko mu nshuti ziwe turaryama bukeye nabwo ntiyaza ku munsi wa gatatu tubona ibibazo birakomeye nyine tubura ukuntu tubigenza nyine tubaza abantu baratubwira bati ni mushaka ukuntu mubigenza undi nimubona twagiye no mu bayobozi deja ndabyibuka se twagiye mu bayobozi twagiye kwa mudugudu turabimubwira tujya no kwa gitifu byarahageze barashakisha umubyeyi ntitwamubona ndibuka neza hari umuntu twahuye kugira ngo nyine tuze ahangaha hari umuntu twahuye nyine turamubaza ati se ko twabuze umubyeyi gutya na gutya turabimutekereza mbega nyine aratubwira ati mwebwe rero reka mbereka nimba abayobozi barashakishije bakagira gute uko bishoboye byose bakamubura nge ndumva nabagira inama turamubwira ati nta kibazo ibintu byose inama tugira twayemera wa mubyeyi we nibwo rero nibwo yahise atubwira ati hari umuganga gakondo nabonye kuri YouTube kandi mushobora kumugeraho mukamutekereza ikibazo cyanyu mukamubwira uko bimeze ashobora ko yabafasha ndamwizeye kuko ajya afasha abantu benshi nuko nyine tubiga inama n'uyu muvandimwe turavuga ati reka tuzaze kumureba nyine ariko ntabwo twese tuzi uwo munsi kuko ndibuka ko yaduhaye nimero ziwe ahubwo turamuhamagara kuri telefoni turamuhamagara turabimutekerereza nyine ari we uyu nguyu nyine muri kureba ahangaha ndabyibuka neza harya yadusabye ifoto yiwe mbere na mbere ese ifoto yadusabye ni ifoto yadusabye ifoto n'amafaranga 37,500 nibyo nanjye mise mbyibuka 37,500 ngo sinzi ngo nimbara yo kugira gute nago mbyibuka neza nyine ayo mafaranga nyine twaramuhaye ni ifoto turayimuha mwamwizeye gute nyine mu moya mafaranga kubera twari dufite icyo kibazo nyine twarabaza sisu ngiye nabaje uyu muvandimwe nako ni wabimbwiye yarambwiye atari ku garafure ubu ngubu ntiyaba ari umutubuzi nk'aba bandi tujya twumva urumva ariko ndamubwira ati mva reka nkubwirire ukuri rero n'ubundi dufite ikibazo n'ubundi umuntu uhiriye mu nzu ntadapfunda imitwe reka sinakubwira reka nkwereke ukuntu tubigenze reka amafaranga tuyamwoherereze nitumara kuyamwoherereza tuzategereze turebe natubera umubyeyi mwiza azadufasha natadufasha kandi nabwo Imana ifite ubundi buryo izacishamo inzira nuko nguko nyine byagenze none mwaje hano gute nyine urumva wewe yaraduhamagaye nyine aratubwira ati none timwe muzaze hano ni ku Gicumbi Gicumbi mu mandwa zanjye yatubwiye ku Gicumbi kindi mva mwabikoze nyine tukimara kumworeza amafaranga 37,500 tukamworeza n'iyo foto nyine twagiye kumuturanyi adutiza telefone tumworeza ifoto kuri WhatsApp urumva nuko tumaze kuvugana rero aratubwira ati mwe mu gitondo ejo nshobora kubahamagara bwarakeye koko urumva giye nta telefone nari mfite uwo muturanyi aza kutureba ati wa muntu arahamagaye amajije guhamagara nyine twaragiye turitaba turavugana arambwira tumva rero ikintu nabonye ko umubyeyi wanyu ashobora kuboneka atariko kugira ngo mbereke ahantu hari ahantu nyine yaba ari ahantu mushaka kumushakira mwamubonera nuko muraza kuza mwitwaje ya foto mwanyohereje mukazana n'amafaranga 100,000 mwabizana ifoto mwayizana twabizanye n'ifoto nayizanye yizeye ko bishoboka birashoboka cyane kubera ko umuntu wamuturangiye turamwizeye ko nawe yadukiriye 20,000 nyine ngaramwizeye urumva niyo mpamvu nayo foto nayizanye n'amafaranga nayazanye zana hano iyo foto uri kuyerekana uyijyana none se usavuze ngo tuyimwereke oya ntago tubishaka ariko ubundi wowe ku kigihe cyose abana barahangayitse ku kigihe cyose uzira mu byanjye ntago nongera kuvuga abana barahangayitse ngusohore nongera kuvuga amaze ngusohore abana barahangayitse jewe barinze konsanga kure
kugira ngo mbavure ngewe mbakorere ibyabo byose Korera akaze mubyeyi. igihe cyose ubundi ubugenzwa n'iki niba wasuye uba ugomba kubanza ukareka n'abana bakabanza nkabafasha icyabazanye Nta makuru muzehe. mwabana mwe muhumure Yego. nimuhumure ikibazo cyanyu mwageze ku gicumbi ibyo rabatumye mwabinzaniye mwabizanye reka noneho mbanze mbaze umukuru w'umukurambere uri mu ndaro noneho numve ko yakira ubutumwa mwabana muranyumva abakurambere bo mu gicumbi muranyumva ko hari abana bahangayitse baturutse kure bafite ikibazo cya mama wabo tubakorera iki aba bana bafashe barananiwe Simva amajwi. aba bana barahangayitse mama wabo yarasaze baramusarishije kubera kugirana nabi abandi baragenda bitwaza ibye barabitwara baramwangaza kandi mama wabo ahari ndahazi mbibakorere ku gicumbi babyemeye ngiye kubakorera mumpereza ayo mafaranga mwazanye ngewe noneho mbibakorere mitire ko mbarangiraho mama wanyu ari aho yasariye hafi kuri ruhurura baramwangaje ari kuri ruhurura nkwiyame munyumvira ata mwabana mwe mama wanyu arahari munyishyure ndamubereka arahari amafaranga tuyamafaranga munyishyure arahari mama wanyu ndamubereka si mwaje ku gicumbi se mwaje ku gicumbi ndamubereka se mwaje muri batatu Arimo arazamura ino. Twe muyame munyishyure kombanze mba munyishyure Mwajye mukora n'ubuntu se muzehe. Mwajye mukora n'ubuntu. twebwe rega dukora n'ubuntu ariko n'abakurambere baba bakeneye kugira ngo n'abuzukuru bose n'inzoga n'agatabi biboneke wa mwana we mukurambere wo mu gicumbi amafaranga bayazanye nabibonye tuyakire mwakire mu abana muyakire kandi abantu bafashe byihuse ndabafasha mwabana muhumure banzu hekenye kano kana hekenya tamira ntukorewe hekenya tamira akira nawe akira tamira Muzehe ntagarabura zihaye. tamira yabuhondogoro bika abana bayasanye Arimo barashaka umubyeyi wabo disi. yego canga akagakarita nimara kugacanga uranyuma nimara kugacanga muhumure mama wanyu arahari ari kuri ruhurura aho yangarijwe yirirwa atoragura muri puberi ndamubereka ahantu bavoma ku isoko muramubona simunyeshuye se muri puberi yirirwa atoragura muri puberi Ese yarasaze cyangwa baramwangaje biraho. Aracanganye kari. mama wanyu ari kuri ruhurura mukurambere mama wabo ngiye kumubereka kuri ruhurura ahantu bamwangarije hafi y'isoko kuri ruhurura murya kavunga mubafashe se ngende mubereke mukurambere nyaboneka tabara abavana n'abajyambere babone mama wabo muri abajyambere bampaye uruhushya kugira ngo njye kubereka mama Arahagana wanyu ko turi Nyamasheke. ni ukuvuga ngo mama wanyu arahitwa Nyamirambo Nyakagenge kuri cyaruhurura gihurura amazi menshi Nyakagenge muri Nyamirambo Ndahomba. haturuka cyaruhurura kinini uruko nyumva mwabana mwe Muri za mumena gutyo. muri za mumena mukurambere wo mu gicumbi Nyakagenge niho mama wabo ari ngiye kuboherezayo ariko nyuma y'umunsi umwe ejo nimugoroba nibwo muzajyayo ntimwemerewe gukuramo iyo myenda mwaje mwambaye mwankwereye umuti iyo myenda ntimwemere kuyikuramo mwaje mwambaye nshaka kuzabaherekeza uyu muti muzawusiga mama wanyu mukigera aho ngaho cyaruhuraho yirirwa kuri pubere ahitwa Nyamirambo muri Nyakagenge uyu muti ni wowe nzaba mpari ya kenge akira mukimara kumubona uzahita umusiga uno muti shikira ariko
shekera wowe urasuzugura nanjye nzajya ndeke byo kora ari ubike iyo myenda ntimwemeye kuyikuramo nyuma y'umunsi umwe mutaragera aho ngaho Nyakagenge muri Nyamirambo aho muzabonera mama wanyu nyuma y'umunsi umwe byose nta na kimwe mwemere gukuramo nanjye nzajya mbafashe wowe uzagenda ubafashe si we basanze hano iwanjye mu Gicumbi se nahabasanze waba hasanze nyine mu Gicumbi uyu nguyu azabafashe nkuko nubundi mu nyishu ya reba ntago ngewe niba cyangwa se yokora sivyo byazanye byabo ngabo sivyo byazanye byabo ngabo hari umuntu wakuntumyeho ariko yambwiye ko ubutumwa bwawe nagomba kuvuga kuri ku muntu ngo bigaragara yego mu gihugu cya Amerika kubera ngo bigize bamukoreye na Australia hose barampamagara Australia Amerika wirigiye mu Budage hose barampamagara wa mwana nawe niyo mpamvu ukunda ko nkurikira reguzi yuko ibyo nkora n'ubundi abantu ugenda ubibona abafite amatsiko yo kumenya ibyo arakonye ubu none hari n'abakozi ubundi ukora ibiki ngewe nkora byinshi umva ntanga ubutunzi nkavura basarishijwe uri kumva kujya abanyagwa ibyabo abakobwa babuze abagabo baciwe inyuma n'abandi bakabatwara inshuti mbaha umuti ubushuti bwabo muranyumva mwabana mbaha imiti uri kumva abagore baca inyuma y'abagabo bose ndabagaragaza baragaragara bari guca inyuma y'abagabo umuti ndawutanga uri konyumva abibwe nkagaruza ibyibwe nkatanga n'ubutunzi nkavura inyatsi imitezi zamburugu byose abananiranye bose nkabavura abo si ubugabo bwabo byanze nabo bwabo ndabugarura mbaha umuti nkabugarura uranyumva wa mwana we ako naho hora ubibona ibyo nkora kwise kugera ku Gicumbi nkagwakariye warimutse dore naje no gukura narimutse ariko nyamunono wanjye ari ku Gicumbi yo niwanza kumbwira abahageze nguyu nyamunono uri kumva abanza kumbwira abahageze ngo horore inshuti yawe abari kure se muze abari kure mbaha inomero yanjye barampamagara kuri WhatsApp tukavugana nabi nyuma y'igihugu bose mbaha ubutunzi nkabafasha ibibazo byose hagaruza n'ibyibwe havura n'inyatsi bamuze ko arababitire wewe maje kuri ibyo ukora ko ari ibintu wenda biri seri ngewe ibyo nkora abayinyitirira ari abajura bateba abo bajura rero nabiyibwe iby'abandi n'uwabyibwe turabigaruza umuntu ari amafaranga turabigaruza abo nk'umugango biyitirira ari amafaranga y'umukiramuganya mwibeshyeho amafaranga yasubiza turayagarura ayo mafaranga turamugaragaza amafaranga akagaruka akayamuha uwageze mu Gicumbi cyanjye ngiye muzese Karongoro muganga gakondo muzese Karongoro aba bana bashubijwe mama wanyu muramubona muhumure sinabahaye nyuma y'umunsi umwe ku mugoroba muhitamo musanga kandi nibarize nigendere hari ikibazo cyane mashaka kwibariza mbaza hari ikibazo cyateye cy'abantu bangaza abandi urumva n'abantu bagira imivuduko y'amaraso n'abantu boherezwa amahembe n'ibintu wakora ntibigende neza n'umuti w'akazi cyangwa n'umuti ushobora gutuma ibyo bigenda neza byose ndabikora njyewe ndabikora kandi bikaba ari ukuri none se ubu wa mwana we ubu babanzaniye agatabi ku Gicumbi ari kugira ngo mbeshye nese ku Gicumbi ntuye ngenyine nubwo ntuye mu miti yanjye sogokuru aho uvugisha niba guha izo mbaraga ni wowe mpaye izo mbaraga reka noneho mubwire agusora ndashaka njya mvugisha numva kubibambaza n'ibiki ndashaka mvugisha mwibarize murabyemeye mumpamagarire muvugisha nyakubahwa Sekarongoro mu Gicumbi muranyumva kugira ngo mwakire no mwana uhora arimo kungenda agira ngo amenye ukuri kwanjye kose muramusubiza ariko rero nagira ukwizera kuko ibyo ukoze n'abazabikurikirana nabona umubyeyi atabonetse azamenye ko kwa Sekarongoro turi iryari uzaya amakuru ngaho batsezerere bagende ndananiwe cyane uzaya amakuru ntacyo twavugana numva nduje ndananiwe ku Gicumbi baravuze ngo ngaho gira ugende n'aba bana iyi myenda nimwemeye kuyikuramo muzayikuramo ejo nyuma yuko mubona mama wanyu umuti ntabwo uzamusiga uranyumva mukimusanga haha tuzaguhamagare nkora nzaba ndi kumwana tuzaguhamagare
mwe muzagenda muzampamagara uko mwamubonye. Nomero yawe se wemerewe kuyitanga muze cyane baraza kuyima. Nomero yanjye barayiguha abana n'ubundi bo bampamagaye genda bayiguhe. Genda bayiguhe muzayimushye. Ntabwo mukora mu byinshi biragaragara. Si mu bwihisho. Muzayimushye. Muzamusiga uwo mutejo mama wanyu mu maguru kumubona. Muzahera mu maso. Uri kumva? Ubundi ahite kumunamucyura. Kwamwambuye ubusa. Ntago muzamwambura ubusa. Abana mwe iziko musuzugura. Umubyeyi wanyu icyubahiro muzamubona icyubahiro cyanyu mubyeyi. Ese muze nta kuntu wazabafasha bakazabona umuntu amubwira ibyo ngibyo. Nzabakora nyuma yuko mumaje kumubona ejo muzamubona. Mugendeza asa twigendere. Asa twigendere. Nkuko mubonye buri kimwe cyose rero amakuru ni yambaye ku gihe ariko hari umuntu bantumye kuno musaza kamenso hose ze kumuha ubutumwa bwe bone nikomeze wamuvanywe muri Canada gahunda zose nizere ko uri mu kuzibana nicyo cyari cyanzanye mukanye na makamera pama cameraman aragahetsemo hariya hanyuma gahunda zigende neza twerekeje Singuko mubibona hashize amasaha ngira ngo arenga muri hafi 25 ndi kumwe n'abavandimwe nshaka kubita baramuraye ko tumaranye iminsi navuga ngo iminsi ahubwo navuga amasaha cyangwa umunsi batezwe na muganga kutakoramo ino myenda baracyakomeza gushaka umubyeyi wabo turacyakomeye kuri ya nkuru twarayifatije kugira ngo tuzabereke inkuru nyamukuru umusayari hura tuyigezeho tugiye kuyimanuka ariko uburyo nahabonye umuvande ubwoba bwanyishe ahubwo se mane ko murarahadanje ubuturamanukayo nagize ubwoba nanjye Sha aha hantu ndabona ari danje kwamanuka kabisa. Umunyarwanda aciye umugani ngo akabara nikaboneke ni nyina w'umuntu tugiye kugera cameraman ndacyari kumwe n'umuvandimwe Hasani turimo turamanuka nakazi kenshi gakomeye kari gatoroshye turimo turashaka umubyeyi ariko sha abantu ni babi Ishyari ni ishyano ryatumye ngo gahini yicabere bamujijije iki uno mu mama batubwiye ko tugomba kuzambuka ruhurura tukajya hakurya aha hantu ndahazi turi muri Nyamirambo by the way ruhurura za Nyamirambo mwazibonye ariko sha igihugu gifite cyo gushaka inote nyinshi niyo mpamvu avuga ati mutange imisoro urumva mutanga imisoro ku gihe ariko nanjye nanahiye mutange imisoro ku gihe ibikorwa remezo byose mu bisigasiye kuko u Rwanda nitwe tuzarwigira kamerama umutwe wahiye shaka rekurara umuntu arukarabe umusa reba ruhurura ariko ahanda hazi tutamika hirya gato kamerama numva tutumvikana nyine menye ko twirashe garuhurura we abasa abonye ruhurura Sha yeruhurura ni danje ubuse ni yadutwarara ahantu siko mbona ari mu bwiza nyamateka ni nko kumanuka muri Egiputa sha ndakurahiye neza turaca tugiye kuzamukira no surakajya mu mazi ma naravunitse nge ntago nabasha ubwo buri wese anyurize naye ndanyurizange ngaha kurahiye bare wiyemeye yemba nguruka nyine ubwo navunitse ariko nakaze kamerama wahabye yabicunga udakoroka sha no gutanga umusada zamuka no zikaro gutanga umusada wa mugani najyana mikoro gusa nta namajwe urihangana noneho urihangana wiciremo gutya Ewe nta mutima mubi Imana zamuka gato Salamu musa ameze bite ari mu mutima turashaka twabuze man Hauze Uwo muntu bamwitande Umumama Hasani na Neza ko mwese muduhunga 10 Ngongo 10 Asuko babanje ukandabura Nyine wanzu ndabura mbonye mwe nyine 10 yanyu ngabasaze kari benshi wamenya ari uwe kweli ariko ari ugusara arumva by'ubu buzima ariko no gusara usarishijwe n'undi muntu
hari umumama rero mama w'abana babona bajamo bamuroza umwangaro urumva yaranga bagiye kwa muganga gakondo atuga ngo hakurya hari hurura ni hano yatubwiye niho twaje tuvuye Nyamasheke muvuye Nyamasheke oya kamerama asamani waje kucyo watinya ambuka dushaka kanigi kabuze nginzira iracyatugoye mbonye hano tuzamutse hano hantu kari dangira ko ntangiye gucika intege ahubwo se ubu ngubu uyu mugabo yavuze ni ukuri ahubwo tugereyo turebe byari byo twiruka no munsi twagize twirukanka ariko kubera Imana birashoboka birakunda kabisa reka tubaze bari abantu twombi yatubwiye kuri hasoko kandi ngiye isoko twayigezeho dore ni isoko si yisubu erega nganda hazi Imana ahanga kera tukiri abana tubaruguririya tukaza kwavomera none muri quartier ni muri quartier oya nayaga amazi ariko ndahazi wajya ko ndo baranyamira cyane no bwa mbere nahagira banya abakobwa bese sister mumeze neza ko yifashe ku gahanga oya ni amahoro awe igira isoni ni amahoro kwita neza mami mami ubwo ni mami wanjye se ahari cyangwa ni nka sister seka neza urakoze meze neza cyane mwaje kuvoma hano bahita heza kababoye kukababoye ubu nababoye babuze hano gusa oya cyane nze ngo murango kababoye muri ababoye kandi ndabona mutari oya maze ryaje gute ntago tubizi natwe twisanze ariko hirya ariko mura mwese mwitangira ita kanabo mbasuhuze amanze mbasuhuze mumeze neza hateye indwara niyo mpamvu naza kuba big up ego tumeze neza mwaje gukora iki twaje kuvoma naje kuvoma je naje kureba byo mukino ntago nasubira tumuturakira dufite ubwa gahinda ngo nuko mbaze kubasuhuza ariko nshaka kubabaza nta kibazo twiteguye gusa meze neza Kigali abantu bose kari abaribwe abasaba ko mwasigaye inyuma reka mbaze no musista hari umuntu tumo turashaka hari umuntu w'umumama urumva hano anga hari umuntu w'umumama wagize gutya afite abana be ava mu rugo baramubura noneho birangira abana be dore ngo abo basore muri nyuma birangira bagiye ku muganga ngo bita muganga gakondo cyangwa umupfumu hari ibyabasabye urabemo twavuye Nyamasheke ubu turi i Nyamirambo so turi yatubwiye ko umuntu aba ari hano uwo muntu mwamumuzi ngo muturange turamuzi nese kujya muraseka shatu babaye mwihangane musa wabyumvisha inkuru batanyibwira aravuze ngo nguramuzi ameza aravuze ngo uramuzi asa mwaje ko mwagize ubwo amaze icyiciro cyane nk'icyumweru mbese ntabwo muza yaje aturuka reka tumubona gutyo gusa azerera hano cyangwa abagenda ahantu hose yirirwa azerera muri izi karitsiye mu kanya mbonye azamuka iyo ruguru mu bigage acuruza mu bigage n'aha hari haruguru ese ko utamusabiye gufasha ubwe n'abayobozi turi umuntu wirirwa hano natwe twamubonye gutyo ntabwo tumuzi yego nese mwamubonye asakute neza pe umeze nk'aho abyibushye ni umusirimu ni inzobe aba yambaye neza umusirimu kabisa biragaragara kabisa mwaramubonye sana ibyo bavuga ntabwo mu byumba uya ngewe arya shasha wasanga arabonye ndi umuntu kuko ari kuvuga ngo ni umusazi ngo ni umuntu uri gukataka ese batubwiye nyine ko afite ikibazo gerega n'ubu sindabyumva ukuntu mereze ko yabyutse mu gitondo akaza akadusezera tubona ameze neza nta kibazo gute yaba arageze mu bishanga nk'ibi ngibi ibintu bimeze gutya zibana aso ibyo muganga akubwiye ntabwo wabyumvishije ubuse ngewe ya n'ibintu ntibaza nese meri wacu ko nta muntu yajya agandanya nawe nk'umuntu ya n'ibintu ntumva utayibaje muganga urimo koza none se urumva tubeshya si inzobe se mama wacu ni inzobe arabyibushye nyine ntago abyibushye cyane ariko ameze neza turasanye nanjye ndi inzobe cyangwa mama yari ikoroze ako bibayo indi byaramweru na muhima yego sister shaki mufite agahinda nawe mwana mubonye twaramubonye cyane yego gusa ni umusirimu ageza kogera ahangaha arangiza akagenda gusa no mu mwanya yaciye azamuka yego urakoze ngo tumura turagaruka sawa abasa hasa sha uru rugendo rwa Nyamasheke Kigali Mumena
dushimire abana b'abakobwa mugomba no kwibona ariko nta kibazo ni kuri Kigali niyo ubuzima 50 mu kadobo musa ngewe umwanya ni uwawe yewe rega ngewe ibintu ngewe nshaka nta by'umwanya ngewe ndashaka mama nta kintu numva shaka ntabwo nakwumvisha ko mama wanjye utarajya ushaka no gushaka utashaka ukanagira ahantu hari igitaka yagira mu gishanga nk'iki ngiki mu bihuru ubusi baba yababaye ahandi ubusi ubu ngubu aracyariho cyangwa uramugona yatubeshye nje ntabwo nakiyumva ko yagira hano muri ibi nguriya uriya ngarahiye hehe uriya harara amasusarande we uriya atagwa mu bwa ibyo bintu ave sigaho mama tubageze hano ryari ubu badukurikiye twamaje kumubona disi mba nkubwire akireba ku ruhande mba nkubwire mba nkubwire mbega umuganga ariko amasusarandi ibi bintu ni imyanda sigo ry'imyanda koko sigo ry'icyundi ndebera no kuri kwimana ibyahi nuko ndebera nuko muganga mwireke ibigambo we kora bya bakubwiye turebe buri surara ari gusakunyumva ntago babikubwiye niwe ma n'uyu kabisa shaki kamwe ngwino ngwino ufashe mwana ngwino ufashe abaganga ndi bakubwiye mo ngwino mwana ibyo muganga tubwiye ko niba musiga umuti ngaraza gukira wasanga ubuze kazi kawe uzane mwana abantu ni babi abantu ni hafi arimo kurya ibyatsi ibi bintu ni bibi bireke abantu ni babi mana yavuye iwanya ni muzima birangira se fasha mwana Mabija hata navuga usubu mama kweri yabaye iki kweri musigare ko bimusige abitamwica mama rekira nk'ibisenge byo muganga musaya nihangana mama ni abahungu bawe ni juri yasibanye mama wabagahe uri kumbona uri kutubona nabwo kukubona zanga nzama mama uri kumbona sista mwaje mukadufasha shaka anga nago sibyo mama tuyoboye kuva rya uri hano reka badufashe ma Amwe natangiye kuzanza mugama reka badufashe reka kwicira mama muganga akoze umuti mama ndinde notume yambara ubusa mu mwana ushari n'umusirimu disi mama uri kumbona ndinde umwana wanjye Ngoki umwana wanjye turakora mama birira niki twarakubuze nawe niyo yayo ubundi se hanga wageze gute nta mwarambuze anga situzi kunutwa oya mama bane ndi kubabona bana ba twakubu cyabiri ihanga umuhungu ari mu bikira ndi mu biki mama uzigiye umaze utari mu rugo twaragushakije twagiye wowe uzingera twanyuzemo twarakubuse ambara inkweto sana hanze inkweto nawe ariko yadusaba yose baturangiye se bano niko ko mwari munyambuye inkweto zanyu wari wakwambara inkweto mama moberana n'inkumbuye kukubona kirafatira ku mama ese urabona ahantu uri urabona atari habi hano mama hano ni hebu kuko nk'ubu hano waje gukora iki koko ese nanjye ko nsanze ndi hano ndabizi niko nsanze ndi hano asa
abaganga bakora cya muganga baguhamagare wewe twarabaririje tujya kwa mudugudu tujya kwa mutekano tujya mu kagari tujya ku murenge hano hose turabariza turakubuza wari wagiye guhaha ibuze wari wagiye guhaha asanga ni uza guhahira muri iki kigura kimeze kugera bigihuru urimo kuzikingana rero sinje iki gikapu se nagiye guhahira buze byo hashye nibyo singi ibyo wakuye muri rugo dore n'amazi wajyanyemo warayamaze yego komana ese telefone nayo iracyayifite Mareza mataneza bariya bajura abaye bajura se humurama humura nagara Mareza ko muna turi mu ishyamba nkabona abantu mu ishyamba twaje tumusanga numva rwose ahangaha ntago twamva nkubwira ariko ntacyo nitugira mu turabigutekereza hano turi Nyamirambo kandi bita kukababuye ngangango ni kukababuye urebe kugira ngo uve Kicukiro utorongere uzugiranga nkaho hageze kera mbere ya genocide bavuga ngo ni kukababuye havomera ababoye cyane nese wowe umuyoboye wari waje kuvoma ahangamo niho wari waje kuvomera mu rugo nta abantu benshi havomera abantu benshi hano nawe se wari waje kuvoma mu rugo nta mazi abayo Ese ko nanjye nsanze ndi hano icyumweru kizima mare kuri kubigira nk'ari uyu munsi ahantu n'ubwa mbere tuhageze ntago twari tuhazi ndazi ko navuye mu rugo ngiye kubahana no kuri televiziyo yampaye kwifashishije abantu iyo tutifashije umunyamakuru twatubona navuye mu rugo ngiye kubahana uyu munyamakuru umva ndagutekereza tugira mu rugo wisanze hano nagiye guhaha nyine nanjye nisanze hano gutya simbizi uko nzi icyo hashize icyumweru uyu munsi niko kangahe ngenda mushimira ibintu yaradufashije rwose turi kwa gato mu cyumweru cyuzuye uyu munsi nese uva mu rugo ninde mwaho uva mu rugo ugiye guhaha ninde mwaho wibuka nibuka twahuye n'umuntu cyangwa aracyari umusazi aransuhuza yaransuhuje ndangije nyine mpita ndagenda guhaha none bisangiye mama w'umuntu udashaka kumenya ku muganga rero abo bita abaganga bagakondo b'abapfumu hari ibyo abana bawe bamuhaye amafaranga berekana ifoto yawe niba turangiye ngo uri hano hakurya ngo hano twamanutse ara hejuru mu bapfumu niho tuvuye n'umuganga niho gusa ubundi ibyo ni ngombwa ngo bimubwire wowe abanyamakuru namwe mukunda gukoresha umunwa cyane anyihindutse zo kubonye nyoko Biki? Bonye nyokura. None se ubu ngubu nge na Mary tugomba kuganira tugeze mu rugo. Nibo banjanye yabo bapfumu. Tugende. Tugere yo kuri mu maso arahirye. Mama. Hano nzi ko hitwaga kukababoye hari na robine hirya ha. None se kukababoye so uri umuboye geraga hari ibintu hari kumva. Kugira ngo uve Kicukiro utorongere uzugere nahanga. Ziture muganga. Oya. Giraffe Kicukiro agera hangaha. Aha n'ubwa mbere twari tuhageze. Sesa wakoze. Mane bwo. Kigali ni ubuzima bwa 50 muza kubibona mama umva tuje uri mu maboko meza yene banzugira kwa ariko nimba twarangiza inkuru yacu situmubonye se ngine turamubonye nibyo ni byiza kandi by'umwihariko ntago rwose mpe ntago nabara kugushimira wa mubyeyi we rwose wadufashije umubyeyi wacu by'umwihariko ndashimira umuntu waturangiye uri muganga rwose yarakoze pe amubona wenda ngesho uyu munsi wakutamubonana nawe ariko mwenda we numubona umudushimire nuko yarakoze kandi naye amafaranga 20 yaduhaye arambuze koko uwo mupfumu se mwanjanye akoma icyo mundi kugura icyumweru kirashize kizima tugushakisha nta kintu tutakoze uzagahinda twari dufite wowe umutima wenda kuzanyura mu kanwa barana babwiye baje bamenye imyenda batiye imyenda nimuzayikure abaha n'umuti uyu myenda sinire nyamba ejo umuti bagusiza umuti rutumye oya ngewe ahubwo ngewe mpamva nkubwira urambwiye ngo hari umuntu mwawe mu gitondo uwo muntu ngewe munyereka uwo muntu munyereka ma wavuye mu rugo uri muzima uwo muntu mwawe mu gitondo ni wagukoze ibingibi byose kugeza ubwo twebwe tumaze icyumweru cyose kizima cyose urumva tugushakisha no twaragiyeyo paka tugabura n'uwo muganga ubu siyo tutagira uwo muganga wa hano ro kuzava icyamba rimeze gutya twagira ngo ntihaba n'abantu ubundi saha n'aba bantu ko bavuga ngo sisi ko mwanga harwana ko twatatu rwanyu cyangwa nuko wenda twasanga